munyemerere dutangirire kuri APRFC iritegura kwakira igikombe cya shampiyona, izahabwa igikombe muri izi mpera z'icyumweru. Igikombe yakoreye rwose yanavunikiye muri shampiyona itari yoroshye. Reka twakire abatumirwa bacu uyu munsi, mpereye ko twegeranye n'ababyeyi n'abapapa barivuga mu mazina. Murakoze cyane, twishimiye kuba tugeze hano ngo mbabwire mwakoze cyane kudutumira. Nitwa Munyarubuga François nk'uko basanzwe bazi ku izina rya Songa Mbere, nkaba nkuriye mobilisation y'abafana ba PRFC mu rwego rw'igihugu. Twishimiye kubana namwe muri iki kiganiro. Merci beaucoup. Murakoze, nitwa Ethan Tashabya, ndi umwe muri komite, member ba komite barimo gutegura ibirori bizaba biserebura igikombe cya 22 cya shampiyona y'u Rwanda cya APRFC. Mwakoze cyane kudutumira, by'ukuri ni ibintu byiza cyane. Niba hari icyo ufite ushaka kumenya ni umwanya, ahubwo niba hari n'ibindi urimo babiretse wicare hano. Niba ufana APR cyangwa ukunda siporo, football yo mu Rwanda, aka niko kanya ko wakwicara ugatuza ibyo wari urimo ukabishyize ku ruhande, tukakubwira agashya APR guteguriye. Ubwo rero ni nayo mpamvu abantu bagira icyo babaza, yaba ku mbuga nkoranyambaga, yaba kuri message, uburyo bwari bwo bwose bubazwamo. Ubutumwa ndahita mbusoma nyine, ubwo nanababaze kugira ngo musubize abakunzi ba APRFC by'umwihariko ndetse n'abakunzi ba siporo muri rusange ibiteganijwe kuri uyu munsi. Ni namwe rero duhereyeho, mwagize umwaka mwiza mbere na mbere. Songa Mbere rwose congratulations nk'umukunzi wa APRFC kuba mugeze ku mukino wa 29 mutaratsindwa, nta ekipe n'imwe irabona amanota 3 kuri APRFC. Ni ikintu cya mbere cyo kwishimira. Nahera no kuri icyo mvuga ni abafana rwose mwe murishimye n'ubundi nk'uko bisanzwe. Urakoze cyane kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo tugeze ku munsi wa 29 tutaratsindwa. Ni ikintu cyo gikomeye, ntabwo biba byoroshye, ntabwo ari ibintu n'inzira iba ari ndende, ariko burya kubera ko APR isanzwe ari ikipe y'ibikombe, muri ikipe irwanira hangana mu bikombe. Burya nta sizo umuntu ugeze kuvuga ngo twe nabo tuba twagiye gukina, tuba twagiye guhiganwa no guhiganwa. APR ni ikipe ihiganwa, nta kindi kintu bihiganirwa, ibihiganirwa ibikombe. Muri iyi nzira rero yari ikomeye cyane, ikipe yasaga nkaho uyu mwaka yahinduye hafi muri 90%, yaba mu bakinnyi, yaba staff, yaba technical staff. Ngira ngo hose yari yahinduye, ariko iza ivuga ati turagomba guhangana dushake byibuze iki gikombe. Ngira ngo mwabonye ko byagiye bitugora, ibikombe twagiye turata, ariko turabati byibuze iyi shampiyona tugerageze tuyibone. Biko byatugendekeye koko, tuze tugera ku munsi wa 29 tutari twatsindwa. Ni ikintu twashimira cyane cyane ubuyobozi bwa ekipe, kuko nibwo bushyiramo imbaraga. Burya umukinnyi ntabwo yakwikinisha, ntabwo staff yakwikoresha atari ubuyobozi bwiza. Tubikesha ubuyobozi bwiza, yaba ubuyobozi bw'ingabo z'igihugu ndetse n'ubuyobozi bwa ekipe muri rusange, buyobowe ndetse na chairman wa APR ndetse n'umuyobozi w'icyubahiro. Murabizi yes atuba hafi cyane umunsi ku wundi. Ndo kuvuga ngo ni ibintu tubakesha, tunabashimira. Abafana turishimye, turanezerewe, ariko indunduro y'ibyishimo ni ku cyumweru ku munsi wa 30. Ngira ngo mbabwire ngo usibye umuntu uzaba uri mu bitaro, usibye umuntu n'uwo mu mahanga, abenshi bamaze kubatanya gufata indege. Abenshi batanya gufata indege, bafite inyota yo gutera kino gikombe no kureba ibirori bizaba biri hariya kuri Pele Stadium. Ndashaka kumenyesha ngo ku cyumweru hari abantu bazatungurwa no kubona APR bakibaza, iyi kipe niyo mu mahanga, ibintu byateguwe ni za kipe z'Iburayi zo mu Bwongereza, ni ibiki? Ndababwiza ukuri, umukunzi wa APR ahantu uri hose, ndashaka kubamenyesha ngo kutaza kuri stade, kutitegura muri ibi birori nguzi no kunyagwa zigahera. Nibwo bwa mbere tugiye kubona ibirori tutigeze tubona kuva APR kuva 1993, kuva 1993 kugeza uyu munsi 2024. Ibirori tuzabona ku cyumweru ntabwo twigeze tubibona. Tuzoze banza biteye amatsiko.
Rutsindura azi ibintu by'umupira wa hano mu Rwanda cyane njye muzi kera iyo cyenda gatatu byose yarabibonye by'umupira arabizi kandi yagiye atoza amakipe hano mu Rwanda yagiye atoza za Rayon Sport ikipe zikomeye muri icyo gihe zari zikomeye cyane muzi cyane icyo gihe ndi mu mupira w'amaguru ariko arabizi ko ibiro byagiye bicaho byose arabizi ndagira ngo nyuma y'iki cyumweru azagaruka avuga ati ibyo nabonye ko gusingiza mbona mu Rwanda nta n'ikipe ageze ibikora nta n'izanabo kuko ibi bintu ambere yabyitondeye nicyo kizanye uyu muvandimwe wa Atani kugira ngo abasobanurire uburyo biravunanye ariko n'ibintu bizagira gute bizaba biteguye biryoshye biryoye amaso amatwi ndetse n'ishusho igaragara burya ni ibintu bizaba biryoye buri muntu wese. Umutoza wa PFC imaze iminsi nyango 3 ya shampiyona mbere yuko ijya gukina adversaire abanza gukora 200 nyine bakanyuramo hagati bishimira ko batwaye igikombe bagitwaye kare mu buryo navuga bwiza ko niba aratsindwa ni ibintu byo kwishimira bikwiriye ibirori biri ku rwego rwo hejuru. Ibyo birorerega ababyumva cyane ni banyirabyo abandi bazaba ari abatumirwa abandi bazaba bihengereza cyangwa bikurikira ku ma YouTube ariko ni ikirori cy'abanyirabyo kandi nk'uko bivuze ibintu barabikoreye kuko apera ahantu yaturutse muri uyu mwaka muri shampiyona nk'uko bivuze kuko uyu mupira ndawukurikira cyane Imana naragira nuko nta hantu mbogamira njye nkunda umupira ushize abantu baravuze ati ko tukikona kuri stade ntabwo ngiye kureba iki donc umupira utaryoshye igihe ntabwo njyayo ntabwo njya kuko ntacyo ngiye kureba apera rero uyu mwaka ifite impamvu zo kwishima icya mbere cy'imyaka 30 ifite ikivuze uretse no kuri apera gusa no kuri umunyarwanda imyaka 30 ifite ikintu ivuze noneho byagira kuri apera ibyo nakarusha cyane noneho rero tugarutse mu mupira nyirizina uyu mwaka navuga ko niba nanone hari imyaka munyaperi uyu mwaka urimo ni ikipe yahindutse navuga avuze 90 ariko noneho nakongeraho gatanu ika 95 ubuyobozi bwose bwarahindutse ngira ngo uziko afan chairman Mbaraka muganga nibwo yarahawe izindi nshingano nk'umusportif anasezera kwa sportif bose singiye kurengera mu kandi kazi so aduha ariko gake asimburwa na afandirisha tumenye no mupira umuntu umunyamupira cyane imyaka amaze muri marine aho ayikuye nawe yegeje tukaza tukajya muri staff technique ni ikipe yahindutse completely waza mu bakinnyi ape ni ikipe yari maze imyaka irenga 10 nta mukinnyi w'umunyamahanga yewe nta n'uwitira nta n'ufite n'uturazo tw'umunyamahanga uriyo bari ni nawe izina ryaturutse ngo Kanyarwanda rya zina nanga cyane n'abana b'abanyarwanda bafite icyo bashoboye yego kandi berekanye ngo urumva wenda aho twavuga itahindutse ariko no byanditse ko chairman bwo yari kugira ati aperi ubifite abafana ni we yambere mu Rwanda kandi ubundi twari tuziranka yayo mu bafana rero urumva n'ikipe yahindutse ifata ari igikombe niyo mpamvu ni uyu mwaka yaravunitse urebye ukuntu yayitangiye yaba muri competition internationale yaba imikino ya gicuti yaba ya shampiyona mu gihugu yatangiye ku buryo wabonaga nta cyerekezo iri gutanga ariko bunyi wa mugani w'abana bo mu muhanda iragenda itwara igikombe idatsinzwe so niyo mpamvu nyine bagomba kwishima ni ibyo bakoreye ni gahunda zipanze zite n'ubwa mbere muri uyu mwaka hagiye kuba match ya saa 8 ibyo nabibonye kuri calendrier ya Premier League ni match izatangira saa 8 ariko se mbere ya match uriya munsi uteye gute dutangirire ku gihe ape nyine ibikorwa byihariye bya PFC byatangiye kuri uwo munsi cyangwa niba hazaba na VE mbere yaho duhera Traore anabifatanye byombi hamwe uhere noneho kuri why Atani iki ariwe aperi yacuze murakoze cyane icya mbere kuri icyo kibazo utangiriyeho ni ikibazo cyiza nongere mbashimire ko mwatutumiye impamvu ndi hano ntabwo ari jyewe jyenyine ni ekipe ngari irimo gutegura ibirori byiza cyane dufite n'abafatanyabikorwa batandukanye harimo Ferwafa harimo Rwanda Premier League harimo na Bralirwa nagira ubuntu bwo koherezwa hano na chairman na komite yose kugira ngo mbagezeho uko gahunda ziteye mu munsi
wo ku cyumweru. Mvuga ku amasaha ya saa munani hari gahunda, turabizi ko weekend haba hari amashampiyona atandukanye yo mu gihugu yo hanze, hari match turifuza ko dufata amasaha make tugaserebura, tukishimira iyo ntsinzi, tukishimira ekipe irashaka ubuyobozi burashaka gushimira abafana babaye hafi. Umwaka nk'uko coach yabivuze ntabwo wari woroshye, ngira ngo mu minsi nk'icumi ya mbere abantu baravuga ngo APR yavuye ku gikombe, nimurabyibuka harimo ibirarane, tuza no kugira umwanya wo kujya hanze muri Mapinduzi tournament, twari dufite ibirarane bitandukanye, hari amadraws menshi, abakinnyi bataramenyeranya n'umutoza, systeme ibintu nk'ibyo, bakavuga ngo tubivuyeho, ekipe ya shampiyona tubivuyeho. Ariko nanone nk'uko yabivuze imyaka 30 hari ikivuze ku gihugu, hari ikivuze kuri APR nyirizina. APR yatangiye muri 1993 aho yatangiriye, aho yashingiwe, benshi barahazi. 1995 ibikombe kuva 1995 kugera ubu ibikombe 22. Ariko nanone dushaka kubwira abafana aho ekipe irimo kugana. Iyo myaka yose ibikombe twarabitwaye, twitwaye neza. Ejo bundi turi muri Zanzibar, umuntu akakubwira ati APR iracyari yayindi, dufata Yanga turakubita, dufata Simba turakubita, ahubwo atewe ntabwo twabumvaga, ariko muracyari babandi, mwari muri hehe? Nibyo dushaka kwereka abafana ko APR igihari, ariko noneho ugiye kurushaho. Njya ku munsi nyirizina rero, umunsi nyirizina ni uburyohe, ndakurahiye ni uburyohe. Hari umuhanzi wa mbere, umwe mu bahanzi bakomeye muri aka karere arahari, umwe mu bahanzi abahanzi bakomeye cyane muri iki gihugu barahari. Siba niba navuga amazina, ariko urabatubwira ntabwo batubwira shyushya barahari abadije bakomeye cyane. Ni benshi na list zirakiyongera, ariko ibyo nababwira ni uko dufatanyije na Bralirwa, hari Bruce Melody, hari Riderman, hari DJ Toxic, umwe muri ba DJ bakomeye cyane muri iki gihugu no mu karere. Kugira ngo ababizi, abakurikirana ibintu by'ibirori niwe wacuranze ku munsi. Twari dufite Kendrick Lamar hano muri Move. Twaselectinze bano bantu bitewe n'ibigwi byabo, kandi bijyanye n'ibigwi APR ifite. Ni abantu bari top, APR iri top, kandi naho nubwo dushaka gusondeka abafana bacu. Niyo mpamvu twaselectinze, ariko n'abandi baraza kwiyongeraho, cyangwa se bitewe na need. Turacyakira comments z'abafana bakatubwira ati muzane runaka. Turacyafite nk'iminsi nk'itatu kugira ngo tunoze urutonde neza. Ariko uretse n'ibyo ngibyo, na Bralirwa noneho iraza kubazanira akantu gakonje hariya, unywa ji, unywa agasembuye, ufata kurya, byose bizaba bihari. Ariko nibwo bwa mbere tugiye kureba ibirori bihambaye muri football y'u Rwanda. Hari komite ngari nini cyane irimo specifically gutegura uriya munsi. Ni nayo mpamvu ndi hano kugira ngo tubereke ko hari ibintu bikomeye, ariko impamvu turimo kubikora nuko hari football yo mu Rwanda harahiri, irimo kugana. Turebeye no muri stade turimo kubaka Amahoro Stadium. Ugiye kuri Google ubu ngubu ukandika ngo APR FC, barakubwira ngo ikibuga cyayo ni Amahoro Stadium. Yego. Ubu ngubu usakinze bakavuga ngo APR ikinira he, bakubwira kuri Stade Amahoro. Turimo gusubira iwacu rero, twari turi hariya tukavuga ati APR Stadium mwarakoze, mwaratwakiriye imyaka yose, ariko tugiye gusubira iwacu. Ariko muze tubereke ukuntu tuzajya tubakira dusubira iwacu. Ni nayo mpamvu rero turimo gutegura ibirori bidasanzwe. Mwamenye impamvu match yagiye saa 8 mbere yaho, se ntiyaba hari ibintu byinshi wenda? Match izatangira saa 8, ariko abafana turimo kubabwira nyamuneka hari ibintu byinshi biteguwe, hari abahanzi benshi bari hariya. Byaba byiza byibuze muhageze saa 6, amasaha 2 mbere ya match, kuko hari performances, hari icyo kunywa, ntabwo uzicwa n'inzara uri hariya. Hari icyo kunywa, hari icyo kurya, birahari, birateguye. Uzazane
umufuka rwose n'ibiciro twabishyize hasi n'amatike yo muri stade hariya hakurya muri Geno twahashyize ku 1000. harimo itike y'igihumbi rwose, harimo itike y'igihumbi uzasiba handi ku ruhande ahandi twashyize kuri 3 akunze kuba hari kuri 5 ahandi VIP ni 10,000 ni 30,000. icyo dushaka nuko ntago turimo gutumira abafana ba APR gusa, turatumira abafana abantu bakunda football muri rusange kugira ngo baze barebe aho twifuza ku giti cyacu. Turashaka kubereka ishusho yuko APR aho dushaka gushyira football n'imifanire mu Rwanda ku rwego mpuzamahanga kugira ngo n'abandi dufatireho no kubaka football muri rusange, kubaka football mu Nyarwanda. So nibyo sinzi niba ari cyo nari nsize, ariko byo kunywa impamvu twabishyize saa 8 nuko turabizi ngira ngo abantu bakunda nkuko nabivuze, abantu bakunda n'abashampiyona yo hanze. Hari match zaba ziri saa 11 n'igice saa 12. Ndashaka ko ibirori biba byarangiye abafite umwanya bakagenda bakajya kureba match zo handi, kandi nazo ngira ngo zaba zigeze ku musozo, hari n'abamwe bazaba batwara ibikombe. Tugaruke ku ruhande rwanjye kwa Songa mbere ni duherutse kubona abafana ba APR bafite utuvuzera dushyashya, ibintu byiza rwose byazamuye spectacle. Abantu bakibaza bati se uko musanzwe mugaragara niko muzamugaragara muhabwa igikombe cyangwa hari ibindi bintu biziyongeramo? Biriya byari intangiriro, ziravuzera mwabonye, amadarapo mwabonye, biriya byari ibintu turimo tubateguza, kaba tubateguza ngo mubanze murebe ibingibi kuko ejo muzabona ibindi birenze, muzabona ibintu bisumbye. APR turimo dushaka nkuko mugenzi wanjye bivuze, ni APR ku rwego rwo hejuru, ntabwo APR iri ahangano hasi bimwe mwajyaga mubona. Oya, ni ukuvuga ngo imitegurire y'imifanire iri ku rwego rwo hejuru. Ejo bundi yo muzabona izaba iri ku rwego rwo hejuru birenze bimwe mwabonye dukina na Rayon Sport, uravuga vuzera, ngira ngo mwabonye n'amadarapo, ariko noneho ibindi byo ni ibindi birenze. Akubwiye ko ibiciro byashyizwe hasi, navuze ngo mufana, impamvu babishyize hasi no kugira ngo uwo mufana ejo atazacikanwa akazavuga ngo kuki nahombye. Nta kwicuza dushaka ko umuntu, turashaka kugira ngo umuntu avuga ati nanjye ubwanjye nari nibereye, nabibonye n'amaso. Uzayangira kugira ngo nabyo bizamubere souvenir, nuko n'ifoto ye izafatirwa aho ngaho. Buri mufana wese ushaka azafatirwa ifoto aho ngaho, izabe souvenir y'uwo munsi, kuko izaba ari ikintu giteye ubwoba. Ni ibintu byateguwe impande zose, utavuga ngo ni iza ya mafoto mujya mubona asanzwe aha ngaha. Hari ibyo muzabona mwe mudasanzwe mubona mu Rwanda, muzamusanga mubona yenda n'i Burayi gusa, ariko ibintu byo muzabona. Ikindi kiriho ku mifanire yacu, turashaka ko twashatse kuva ino shampiyona itangira, twashatse kwiva muri analogi ikajya muri digitali. Ibintu by'imifanire ya kera bijya birashaje, turashaka ibintu bivuguruye biri ku rwego buri mufana wese akabyumva. Kugeza uyu munsi ku mifanire bavuga ku cyumweru, n'imyenda yateguwe y'igikombe, imyenda yateguwe irahari, ni ukuvuga ngo ndetse yashyizwe ku biciro byo hasi. Imipira yashyizwe, hari umupira wa buri muntu wese yakwisangamo wa 5, hari umupira ujya gusa nka wisumbuyeho wa 12, hari umupira wisumbuyeho cyane ugura 15. nawe urumva ntabwo uhenze ku muntu ushaka kujya ku cyo kirori azakigaragarimo neza. Ndetse twanagereye yuko itazagurishirizwa ahantu hamwe, izagurishirizwa ahantu hatandukanye. No kuvuga ngo abafana bazayisanga twateguye nko kuri gare ya Remera, kugira ngo abantu batarenze ejo iyo myenda kuri stand ya Remera, kuri stade, kuri gare izaba ihari. Hakazaho gare ya Nyanza naho bazayihasanga, hano Kicukiro hakazaho ino downtown ahangaha naho tuzashyira stand. Noneho tukagenda tukagera kuri Iwacu shop imbere ya Simba ya Kicukiro, naho tuzahagurishiriza. No kuvuga ngo ahantu hose hahurira abantu iyo myenda izaba ihari kuri ibyo biciro, buri mufana wese yisangamo. No kuvuga ngo umufana yavuze ko saa 6 stade bazaba bamaze kuhagera, ariko saa 4 stade zabifunguye. Kurumva ni ibirori birebire bisaba kugira ngo bitegurwe babe bafunguye kare, umufana aze hariya nta kintu kimuvuna, nta ya mirongo ivunanye, yinjire neza, match itangire saa 8 ameze neza. Niba naho kunywa yagafashe ko bizaba byateguwe ngo yabisobanuriye, ibintu byose bizabira aho ngaho. Navuze ngo umufana utazaza keretse uri mu bitaro, niba uzasangizwa amashusho, niba uzajya kuri YouTube, ariko umuzima waba uri mu ntara. Dufite fan club twari dukora muri za fan club zirubatse,
ngira ngo yenda benshi ntabwo babizi ko dufite fan club zubatse hano mu gihe dufitemo fan club 13 tukagira intara n'uturere ngira ngo mbwira abantu b'iburasirazuba kwa Mustafa rwose babwira abantu bakuzacikanwa ntazirwa tubaza amakuru kuri telefone ngira ngo mbwire ingoma kwa Sirasi rwose abantu be ntibazabure ndifuza yuko batazajya umuduhamagara wese ko byagenze gutejo oya nkagira ngo mbwira abantu mu majyepfo kwa Maître Bonaventure bazaze bafate Gisagara bafate Nyamagabe bazamuka bafate Nyanza tuhafite abafana benshi bafate Ruhango Muhanga bazamuke baze birebere vis-a-vis appel batigeze babona ibirori batigeze babona ngira ngo zamuke ngere mu majyaruguru mbwire Muhire afata abantu bamusanze iyo ngiyo rwose za cyabika abo bose tuhafite abantu bamanuke mbwira kwa bavye n'igisenyi baze mbwira abanyakibuye kwa bamubenzi nabo baze icyango kwa bamarite bazabaze hano mu mujyi wa Kigali dufite izo fan club ziwe na Yutimo ndetse n'abagenzi be harimo abakora Musoni ba Stephen n'abandi abo bose babwira uwo mufana kuko icyo dushaka kwerekana ukwerekana aperi n'ishusho yayo y'undi mwaka umwaka utaha aperi yo ndumva bizari ibindi twasubiye iwacu hariya kuri Stade Amahoro no kuvuga ngo icyo nabwira umukunzi wa aperi nuko ibyo atigeze abona azayibonesha ubundi azabona ikipe kunisa azareba n'utuntu dushya twinshi cyane kuturondora ntabwo twabivamo natani uyoboye ibira by'imitego ntabwo yabivamo ko nibyinshi kandi byiza so atani wenda kugira ngo tunabare kure mu zindi nshingano ubwo waduhera ubutumwa by'umwihariko abazaza kureba ibi birori bya PFC ariko baje kureba by'umwihariko ibintu biri technical niko navuga ibintu bidasanzwe aba atari byo gufana gusa komoza nko ku bintu biri technique bazabona unabahe ubutumwa mbere yuko tubari kure ndabivuga muri make display kun studies abigaragara bwabyo bizaba bitandukanye ntabwo ari ibintu bisanzwe ukuntu abafana bazinjira mu kibuga ukuntu ibigihembo bizatangwa ukuntu celebration ama fireworks ahubwo nasohoka no muri stade ibirori birangiye abafana bazaguma aho ngaho ku muhanda aho ngaho bazaguma aho ngaho kuko hari utuntu twiza duhari bazagumaho bayikurikire aho tuzajya muzahareba namwe drone izabidukurikiye kugeza hari drone izadukura hariya drone izabiri tayari izadukura hariya ikatugeza aho tuzajya cya kimodoka kinini bimwe abakinnyi bifashisha batambagiza igikombe nizere ko kiri tayari hari bisi irimo kuza muzayibona ubwo nibwo bwa mbere za zindi zatembera u Rwanda coach mu by'ukuri wavuze ngo ntabwo uherutse kuri stade ndagutumiye rwose uzaze kandi uzatubwira uti ndishimye aho ngeze ukwishyura itike ni ukugura ni ubutumire bwa invitation njyewe ndayiguhaye itike ndayiguhaye asante kabisa mvuye mu materaniro ku cyumweru uzaze tukwereke impamvu ugomba kugaruka muri stade kuko ubuyobozi bwa APR burimo kubaka hari amarushanwa mpuzamahanga arimo kuzamuka muri Afurika murabizi basket reka nanga urugero rwa basket yacu aho yari iri imbere yuko baliza yego ni naho nakwita ko football yacu niho iri imbere yuko Super League ikomera Africa Football League ijambo cyitwa ngo ni Super League kandi ntabwo dushaka gusigara inyuma murabizi muri Africa u Rwanda ruba ruyoboye mu bintu byose ntabwo twakwemera rero ko dusigara inyuma muri football ize neza ubuze ibintu birambuye hanga turabigana ntitubisesengura nigeze kubwira abagenzi banjye hanga ndabwira nti kujya ngira amahirwe kujya hanze haba mu mahugurwa cyangwa mu kintu hanze baza amakipe abiri mu Rwanda na Rayon Sport ntabwo bavuga n'ikipe ngo bakubwire ngo ikipe ni ahe za Kiyovu reka da ariko rero ngenda shaka aho nifuza shaka ejo mbwe ko ari intambwe ya mbere irahari ariko ari intambwe igiye guterwa kuko uvuze urugero rwa peri basket kugira ngo biri hariya iragendana na stade ubunguba basket ifite
iyo stade ubu ngubu muri football natwe turayujuje cyane. umuntu avuga ko no muri aka karere iyo ugiye ukareba ni ukuri dufite stade. iriya stade ntiwayisanga i Kinshasa, cyokoze stade ubu turi guhangana nazo n'izira mujya mwumva zo muri Cameroon, za reunification za n'amastade pe n'amastade meza nibo tubona turi kumwe n'amastade ari moderne. iriya stade yo muri Dakar ni stade ziri moderne. Abafana ba APR icyo bita furari amaze kumenya ko bazikozeho zazindi bazamura bameze batya, icyo bita twatuvuzera namaze kutumenya baradufite cyane. Ibyo ni ibintu banderori, ejo nzakuzanira ifoto y'imwe kuko umuntu uri kuyikora rwose yanze kuyima ngo atarabanza kuyisigaho ibintu bya APR. uno munsi menya aribwo bari bubikore. Hanyuma ikindi gihari ni sound nabikubwiye, umva ko ari sound izaba imeze neza cyane kabisa, nkurikije ukuntu bayindemonstratingiye mpande enye. Umufana wese uzaba uri muri stade azaba yumva. Ubu ikibazo rero kiri kwibazwa kuri APR, MC ninde? Kakubwira bati MC stadium announcer uhari wa mbere mu Rwanda ugezweho ngubu n'umureyo. Akaba haraje akantu bushize bavuga bati Raki ko yabaye umu-MC kuri Real Day kandi ari umuyovu kandi yarahuriye na APR ati Faustin mu mwihereye akaza kirira ibiceri byo bitwaye iki. Faustin akakubwira ati si ubwa mbere naba mbaye MC kuri match ya APR, ntagiye ni faranga rica kirada. Ariko akongera akazamo akantu Faustin muri no minsi ari yatashe kuri Rayon Sport cyane, sinzi ko bapfa kumushyigura cyane ko ari nawe uzaba ari MC muri Rayon Day. Ubwo rero sinzi ko azajya kwishimana n'abafana ba APR ko ajya no kwishimana n'abafana ba Rayon Sport. Ubwo batangiye kumubonamo nk'urusambu. Jean Faustin yose bigarukaho. Ubwo rero ari kwibazwa MC, ntabwo arakonfirmwa neza ngo tumenye ese ninde, ariko hari kuvugwa MC wa mbere mu Rwanda hano uzwi amwita MC Tino ari kuvugwa cyane mu ikipe ya APR no muyovu. Akubwira ko burya APR nta nzigo igirana cyane na Kiyovu nk'iya Rayon na Kiyovu. Kaba ati MC Tino ahageze ari akajya kubita muri iyo sound abwira aba APR ati mugire gutya ati MC Tino turabona ariwe muntu waza kuba ari umuntu ubishobora cyane. Ese wowe MC Tino uramwumva ute? Ku munsi wo ku cyumweru yaje kugira gute? Yaje kwifatanya n'abafana n'abakunzi b'ikipe ya APR muri rusange. Hari kuvuga udushya uzabona APR isa naho ari nshya. APR bivugwa ko ubushize Rayon Sport kuri Rayon Day banze kwizana amafarasi muri Kigali Pele Stadium. APR biri kuvugwa ko igomba kumarukana abakinnyi bayo ku mafarashi. Ariko murambwira icyaka karasisi ko kazaba gateye ubwo 11 baza ku mafarashi. Ako APR muri kwimba mwebwe 11 baza mu kibuga ku ifarasi bro. Cyete niba yangira nkuko reyo byanze ku munota wanyu, ariko habari za ndani nuko zipanze. Ubushize Faustin banze ko aza ku ifarashi ahita agenda we na Ruvumu bizira muri dekapo. Ariko APR none bakubwira ngo 11 bagomba kubanza bagomba kuza ku mafarashi. Shaka APR ni ikipe gikomeye wa muntu. Nubwo tudafite abafana benshi nka Rayon Sport, ariko ni ikipe cyo cyateguye. Ni ikipe ikomeye APR, ifite akanyenyeri ahantu hose bikomanze nta wakwanga. Mubyihorere. Bikavugwa ko nyuma yo kwizaba bitwaye igikombe reception ahizabera naho ndi kugenda ndi kwakurura nyuma y'imibanire myiza
y'ubuyobozi bwa APR na coach Gaël no mu buryo bwo gufungura Kigali Universe abantu bagatangira kuyimenya. Reception Kigali Universe abantu mwe mwagiye mwicara mukabanza kubera ko akarasisi kazava Nyamirambo mu Biryogo mu mujyi zenguruka rompwe Kimihurura garuka mu mujyi shike hejuru. Kigali igomba kumva umurindi wa APR.